bashimiye ko muhurikira kuri uyu muyoboro wa YouTube. Mu mwaka w'1960 nibwo Padiri Joseph Flepo uzahora yibukwa wakomokaga mu gihugu cy'Ububiligi yagize igitekerezo cyo kwita ku bafite ubumuga bw'ingingo, arabegeranya atangira kubitaho uko bishoboka. Yahise atangiza ikigo cyo kubitaho Gatagara abafite ingorane zo kugenda, abashakira inyunganirangingo zituma babasha kugenda. Ibyo kandi bikajyana no kubaha inyigisho nyungurabwenge kimwe n'inyigisho z'iyobokamana hamwe n'iz'imyuga izabafasha kwirwanaho mu buzima busanzwe. Kubera izo mpuhwe nk'iza Yezu Kristo yagaragaje, Abanyarwanda bamuhaye izina rya Ndagijimana. Nyuma mu mwaka w'1974 yaje guhabwa ubwenegihugu bw'u Rwanda. Mu 1967 nibwo yakiriye aho Gatagara abafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga, abashyira hamwe n'abo bandi. Nyuma yaje gusanga ko harimo imbogamizi kugira ngo buri cyiciro cyitabweho neza, nuko atangira gushinga umuryango w'abiyeguriye Imana ubifitemo uburambe ngo bite kuri abo bana bafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga. Padiri Joseph Flepo yagiye kureba abafurere ba Mutagatifu Gabriel, Frere Monforte de Saint Gabriel bayoboraga ishuri rya Collège des Humanités Modernes ry'i Nyanza, abasaba ko babitaho kuko no mu butumwa bw'uwo muryango harimo no kwita ku bafite ubumuga nk'ubwo. Abafurere ba Mutagatifu Gabriel ni bande? Abafurere ba Mutagatifu Gabriel ni umwe mu miryango itatu y'abiyeguriye Imana yashinzwe na Mutagatifu Ludovico Maria Grignion w'i Montfort mu kinyejana cya 18. Iyo miryango harimo ababikira, Fille de la Sagesse, abapadiri, Père de la Compagnie de Marie, Père Monforte, abafurere, Frere Monforte de Saint Gabriel. Umufurere wa mbere wa Mutagatifu Gabriel yageze mu Rwanda i Butare ku itariki ya 9 Kanama mu 1965 avuye muri Canada. Uwo mufurere witwa Dionel Resal wari ufite impamyabumenyi y'ikirenga mu by'uburezi, yaje aje gufatanya n'abafurere b'Abadominikani bari baratangije kaminuza y'u Rwanda. Nyuma haje n'abandi, hanyuma Musenyeri Yohani Batista Gahamanyi wari umwepiskopi wa Diocese Gatolika Butare abaho ubundi butumwa bwo kuyobora ishuri ryisumbuye ry'i Nyanza ryitwaga Collège des Humanités Modernes. Mu kwezi kwa Nyakanga mu 1971 nibwo Padiri Flepo yafashe urugendo ajya kubonana n'umukuru w'abafurere ba Mutagatifu Gabriel bo muri Canada, bagirana amasezerano yo gufata icyiciro cy'abatumva ntibavuge cyari kimaze imyaka 4 i Gatagara. Frere Hervé Trottier niwe wa mbere wahawe inshingano zo kuyobora iryo shuri rishya kandi rya mbere mu Rwanda no mu karere kacu mu kwita ku burere bw'abo bana bafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga. Umunyarwanda Yohani Nyangezi wari usanzwe ari umwarimu i Gatagara yoherejwe muri Canada kwihugura muri ubwo burezi bwihariye kugira ngo azafatanye na Frere Hervé Trottier. Barangije amahugurwa bombi bagarutse i Gatagara mu kwezi kwa Nzeri mu 1972. Muri icyo gihe Padiri Flepo yakomeje gushaka icyo cyiciro cy'abafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga cyakwimurirwa. Kubw'amahirwe Leta y'u Rwanda yemera kubatiza amazu ari Kavumu hafi y'Inyanza mu gihe cy'imyaka 3 ngaba ariho icyo cyiciro kimukira. Kuri Pasika tariki 22 Mata mu 1973 nibwo abana 18, abahungu 15 n'abakobwa 3 n'abarezi babo bimukiye muri ayo mazu. Ubuyobozi bushya bw'igihugu bwagiyeho ku itariki ya 5 Nyakanga mu 1973 bwihutiye guha abayobozi b'iryo shuri iminsi 14 gusa yo kuba bavuye muri ayo mazu. Kubw'amahirwe Abadominikani bari bamaze iminsi mike beguriye Leta y'u Rwanda ubuyobozi bwa kaminuza kugira ngo bajye gukorera ubundi butumwa bwabo i Kigali. Bumvikana n'abafurere ba Mutagatifu Gabriel babegurira urugo rwabo bari barubatse Ingoma i Butare mu 1969. Abafurere bahise batangira imirimo yo kuruvugurura no kurwagura ngo rubashe kwakira abanyeshuri. Mu kwezi k'Ukwakira 1973 nibwo abana 18 bavuye Kavumu hamwe n'abandi 20 bashya bataha amazu yabo Ingoma mu karere ka Huye, kubera ko iryo shuri ryari rimwe mu Rwanda ndetse no muri aka karere ababaga bakeneye ubwo burezi bwihariye bari benshi ku buryo batashoboraga kubona imyanya uko babyifuza, dore ko abana bahigaga bose bigaga bacumbikiwe, bityo no kubabonera ibibatunga bikaba byari ikindi kibazo. Mu mwaka w'1984 nibwo haje abandi bafurere bazobereye mu burezi bw'abafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga bari bavuye mu gihugu cy'Ubufaransa. Uretse guha abana uburezi bwuzuye, abafurere bihatiye no guhugura abarimu muri uwo murimo. Mu bitangiye icyo gikorwa cyo guhugura abarimu twavuga nka Frere Gilles Davio wari umuhanga mu kugorora imivugire, demitisation, Frere Ambroise Talmont na Pierre Lefroc bari inzobere mu myigishirize y'abatumva no guhugura abarezi babo. Hari kandi Frere Marcel Barigero na Frere Robert Fouché bari inzobere mu bijyanye n'ibyuma bisuzuma kandi bifasha kumva, appareillage audiométrie. Frere Pierre Lefroc yasubiye iwabo mu Faransa mu mwaka wa 2001, ariko ntiyahwema gukomeza umurimo wo guhugura abarimu no gushakira ishuri inkunga kugeza ubwo yitabye Imana tariki ya 10 z'ukwezi kwa gatatu muri 2019. Uyu ni nawe wabaye wa nyuma mu baturukaga mu bihugu by'i Burayi baje guhugura abarimu.
abahuguwe muri icyo gihe ubu ni nabo bakomeje uwo murimo. mu mwaka w'ibihumbi 2016 muri icyo kigo hatangijwe uburyo bushya butavangura abafite ubumuga n'abatabufite. Minisiteri ishinzwe uburezi yahashyize icyiciro cyisumbuye secondaire, maze itangira kohereza abana badafite ubumuga kwigana n'abafite ubumuga, kandi kugeza ubu bikaba bigenda neza. Abo bana biga nk'abandi, inyuguti bakoresha bandika ni kimwe n'izisanzwe, ariko bakanagira izindi bifashisha mu gihe cyo kuvuga amazina bwite y'abantu, ibintu ndetse n'ahantu, dactylology. Bashimiye ko mudahwema kunkurikira. Abana bafite ubumuga nabo ni abana nk'abandi, tubiteho kandi tubaho uburenganzira bungana n'ubw'abandi. Nitwa Manase Manirakiza, mwakoze kunkurikira, naho butaha.